gukiranuka ari ukuba kure y'ibyaha, ahubwo ni ukuba uturanye nabyo, ni ukuba ubituyemo, bakabikora ureba, bakabibamo ureba, ukabaneshesha kubyirinda. Rero ndagira mvuge ngo hari igihe ujya mu gihe, ariko hari icyo Imana igushakamo ejo. Imana ikakunyuza mu gihe kugira ngo uzabone icyo uzabwira abandi ejo hazaza. Ari umuhanuzi umwe yaherutse kumamagara ariko ntago azi, arambwira ati ye aturabizi, ati burya ati Imana yari yantegetse ngusengera, musengere ati none nabonye ibibazo n'amagorwa urimo kugira bivemo no gushaka 100,000 hanyuma nkagusengera ngo ni igitambo. Ndamubwira rero ko Yesu yanyishyuriye, hari icyo yasize atishyuye. Niko ko Yesu yagiye yishyuye ku musaraba, yaravuze ngo byose bigize ute birarangiye. None hari icyo yasigaye, hari ideni ryanjye ryasigaye atanyishyuriye, njye kubwira data nk'umunani yenda turyishyure. Iyo umuntu apfuye aba apfuye nyine, kandi bashyingura umuntu ntibashyingura izina. Ukabona murokore wabivuyemo ngo tujye kunywera kuri ka kabari ka murokore, habonetseho akabari k'abarokore yemwe. Nyine umuntu yaraguye, muri kumva aragwa pe, ariko izina rirasigara. Aleluya. Hari abahanuzi ibihumbi bari guhanurira mu izina, ariko imbuto zo kwera ntazo. W'Imana abaganze, ubwinshi bwanyu birangoye kubahobera, ariko mumbabarire mwegerane musuhuzanye, ubwire mwene so uti Profete Ezekiel aragusuhuje kandi aragukunda. Ndashimye Imana cyane kuri uyu mwanya mwiza ndetse n'icyizere ngiriwe n'Imana namwe bwite mu mpaye uburenganzira ngo mpagarare imbere zanyu. Imana iduhane umugisha. Abatanzi ku mazina, nitwa Profete Ezekiel mfite umukiza. Umurimo wanjye n'uyu nyine, ni wo kuvuga ubutumwa, ntibishoboje ndahanura burya. Haleluya. Hari Ezekiel wa kera, ariko uyu munsi nge ndi Ezekiel wa none. Haleluya. Rero iyo mbwiye ngo ese aya magufa bimeze gute, haleluya, njya ngira ihishurirwa, namara kugira ihishurirwa nkamenya ko yabaho, ibyo bizwi n'Uwiteka nyiribihe, ibyo bifitwe n'ibiganza by'Imana, ariyo ishobora gutegeka ngo baho, kandi yavuga ngo ntubeho ntawe ushinga iki urubanza. Haleluya. Yesu atugirire neza cyane. Ibyo byose bishobokera ugize gute, uwizeye. Haleluya. Kandi kwizera kwacu, yo haleluya, haleluya, kandi kwizera kose kujyane no gukiranuka, gukiranuka kwiza kujyane n'imirimo myiza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Erega Imana twarayisenze, ntabwo ari uyu munsi turi kubyiga. Imana twarayisenze, ntabwo ari uyu munsi turi kuyiga. Haleluya. Banyoye inzoga turi gusenga, bajya gusinda turi gusenga, bajya gusambana turi gusenga. Umva, suko ibyaha byakorerwagaho tutari, suko umubiri wacu utagombaga kuba nk'uwabo, ahubwo twabaye aho akabari gatuye. Dutura muri karitsiye bacuruza inzoga, dutura muri karitsiye zikize, harimo utubari duhenze, night club, hariya muri factory ngewe ncumbitse muri ibipangu birateganye. Haleluya. Baracurangaga kuva saa 11 z'amanywa ukageza saa 12 za mu gitondo twumva, kandi tugahamagara Imana natwe kagira ute ikatwumva. Ntabwo gukiranuka ari ukuba kure y'ibyaha, ahubwo ni ukuba uturanye nabyo, ni ukuba ubituyemo, bakabikora ureba, bakabibamo ureba, ukabaneshesha kubyirinda. Hari icyo wamaze kumera kiri muri wowe. Haleluya. Buri umuntu wamize Kristo ntabwo bamubwira ngo somaho gake. Yaramize Kristo, somaho gake. Oya, waramize Kristo. Haleluya. Ntabwo bakubwira ati sambana rimwe ntacyo uzaba ujya kwihana. Oya, waramize nde? Waramize Kristo. Haleluya.
abakobwa bishyiraho ukababona, abandi bakazunguza amabuno ukayareba ukibuka ko nayo ari ubusa, ubundi bakambara utumini dukizwa, bagasinda dukizwa, bakabyina mu cyugusu umuzane, turi gusenga turi gukizwa, oya bakarara amajoro turi gukizwa. Aleluya. Bakajya kuri podium bagakora karitoma, turi gukizwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero ntago gukizwa ari uko twagiye kure y'ibyaha, ahubwo nuko tubana nabyo. Haleluya. Maze ntitubikore. Haleluya. Ngo babona dusa nkabo ariko ntidukora nkabo. Rimwe na rimwe hari n'igihe bishushanya ati nanjye reka mfate ka bayiburi, haleluya, nanjye mbe murokora, akambara nkatwe, agashaka ipantaro nk'iyi, akambara agashati nkaka, agakenyera agakandara nkaka, akiyogoshesha nkatwe, ngo nawe abende abe murokore. Haleluya. Ngo haleluya, tuzasa nkabo ariko ntituzakora nkabo. Haleluya. Tuvukana nabo ariko ntitumeze nkabo. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo gukizwa si ukuba kure y'ibyaha, haleluya, ahubwo ni ukubana nabyo maze ntubikore, ukabisuzugura, ukabitesha agaciro, ukabifata nk'ibitariho. Oya, kugaragaza umunezero n'ibyishimo si uko ibibazo byarangiye, haleluya, ahubwo ni uko ubibwira ngo iki ngiki ni igihe, n'igihe gito nkifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu, ndazamwandukanye n'ibyaha, ntibambumbatiwe mu maboko, nziko mu ijuru hataba umwijima, habaho umucyo uhora. Nziko mu ijuru hataba umwijima, haleluya, umucyo uhoraho iteka. Niyo mpamvu abo umwijima duhura nabo turi gusenga, haleluya, tugahura n'abiyabagiza turi mu mwuka, tukicara nabo turi gukizwa, tukagendana nabo turi gukiranuka, bakatubeshya. Urumva, tubareba ko batubeshyesha, twarangiza tukicecekera nta kibazo, bakatwishushanyamo turi kubibona kuko dufite amaso, haleluya, atari nk'ay'ab'isi. Dufite amaso, haleluya, dufite amaso yayandi bitaye umwuka, yayandi Yesu yadusigaye, yavuze ngo igihe nzaba ntakiri kumwe namwe ntago nzabasiga gutyo gusa, ahubwo nzabasigira umufasha. Uzabafasha ryari? Mu bihe biruhishe, mu bihe bikomeye, mu bihe bidasanzwe, mu bihe bibagoye, nzabohereza umufasha uzabaruhura mu ngorane zanyu. Nzabaha umufasha, haleluya, uzabafasha kubaka ingo zigakomera. Nzabahereza umufasha uzabafasha mu gihe cy'iminanirirwe yanyu, haleluya. Nziko mu ijuru hatabaye umwijima, ni ukuri mu ijuru nta basinzi babayo, haleluya. Umuntu umwe yarambwiye atase, Ezekiyeli, ko mbona uri mugenda uzana akadaho, se kagutwaye iki? Urakikoreye, uragaheka, biti kagutwaye iki? Haleluya. Buriya mukabona Imana imuhaye akada, haleluya, yagiraga ngo abantu batancisha mu mwuka babone yenda ku kada batambuke. Hari igihe Imana ijya gushakira ubwihisho, sindwaye indwara n'imwe ibaho kiretse umunaniro gusa wonyine pe. Amasaha menshi mba ndi hasi hehe ku karago, haleluya. Niba hari uzananizwa n'inzoga, undi akananizwa no kwiba, undi akananizwa n'ibyaha no kwica, basi Imana izancyure nananijwe no gusenga, haleluya. Nananijwe no kugira ute? Niba hari indwara zirenga 200, Ezekiyeli nkaba nzi ko mpanganye n'indwara imwe, nayo izagenda mu izina rya Yesu. Uzahura n'abantu ngo ngewe sindya biriya, ibintu byose bishoboka Ezekiyeli ndarya.
kuko nta ndwara nimwe ndwaye imbuza kurya cyangwa kunywa. Haleluya. Mbonye amazi ndanywa, mbonye ji ndanywa, mpuye na mukarita irimo icyayi ndayisoma, nahura n'irimo icyayi ndayisoma, nahura n'icyayi kirimo amata nkakinywa mu izina rye, kuko Yesu yaravuze ngo mbahaye iki? Mbahaye ubutwari bwo gukandagira inzoka na sikoropi. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo kuri uyu mwanya mwiza ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riboneka ahangaha mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 42, umurongo waho wa 6 ndetse n'uwa 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo njyewe, uravuga umugaragu w'Uwiteka. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 42, umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Abahageze dusome mu izina rya Yesu. Njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga, no guhumura impumyi, ukabohora imbohe, ugakura ababa mu mwijima mu nzu y'imbohe. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Amen. Harimo amagambo abiri ngira ngo tuvugeho. Isezerano, twese dufite amasezerano, sibyo? Ariko iravuze ngo nguhe kuba isezerano ry'abantu, no kuba umucyo uvira abanyamahanga. Haleluya. Isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira iki? Abanyamahanga. Haleluya. Ndagira ngo mvuge gakeya ku bintu bibiri. Ndagira ngo mvuge ku ijambo impano n'ijambo imbuto. Imana yambwira ijoro ngo igiye guhagurutsa impano zari zaricaye muri wowe zihaguruke. Haleluya. Nuko ngo uwo mucyo uvire abantu bose kandi ugaragarire n'abaki? N'abanyamahanga. Haleluya. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo imbuto n'impano zawe byari byaraguye, byari byaricaye, bigiye guhaguruka. Haleluya. Nibimara guhaguruka, ubundi icyubahiro no gukora kw'Imana bigire gute? Yemwe bigaruke. Haleluya. Iyo tuvuze impano, abantu bahita bumva iz'umwuka, impano z'ubuhanuzi, impano zo kurondora, impano zo kwerekwa, impano zo guhishurirwa, impano zo kurobanura iyo myuka, impano z'ubuhanuzi, impano zo kwigisha. Izo tuzihabwa n'umwuka. Ariko imbuto turazikorera. Imbuto tugira ute? Turazikorera. Kuko Yesu yaravuze ngo abameze batyo muzabamenyera hehe? Ku mbuto zabo. Ni ukuvuga ngo impano tuzihabwa n'iki? N'umwuka wera. Haleluya. Ariko imbuto turazikorera. Ahantu murahumvishije neza, kandi aya magambo abiri niyo tugiye kuganiraho. Imana yambwiye ngo igiye guhagurutsa impano n'imbuto byacu byari byaraguye, igiye kubihagurutsa. Umuriro wake, ubuha abahanuzi bahanure, aberekwa berekwe, abahishura bahishurwe, abera imbuto buri umwe wese muri sanse yiwe yibonemo kandi ibintu bimeze neza. Ahantu murahumvishije neza. Imana igiye guhagurutsa umuhamagaro wari umaze kuryama kuri wowe, wongere ubyuke ukore. Yesaya ibice 60 umurongo waho baravuga ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe ugize gute? Uje. Haleluya. Abahanuzi barahanuye, ariko imigozi bakurura ibaye myinshi baragwa. Haleluya. Bagira ute yemwe? Ubu basige bareba nk'ibisambo. Bimeze ute? Mutubwire ni hehe bishyushye? Kumbi bagize ute? Baraguye.
umugongo warahetamye, intege zaraguye, amavi yabaye nk'indeje. Haleluya. Ariko Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo haleluya, impano n'imbuto byari muri mwe byaguye, Uwiteka arabibyukije. Uyu ni umunsi wa 15 turi gusenga mu minsi 40. Haleluya. Niki Imana yambwiye uyu munsi, niki Imana yaraje ku mutima wanjye ngo nze mbwire ubwoko bw'Imana. Ndagira nkubwire wewe uri kunyumva, Imana ntiyarebye ubwinshi bw'ibyaha byawe, Imana yirengagije intege nkeya zawe, Imana yasubije gusaba kwawe kandi yirengagiza gukiranirwa kwawe wagize, ahubwo iguhaye isezerano rishya. Nubwo uri mubi, nubwo udakiranuka, nubwo wagiye kure yayo, nubwo imirimo yawe yahakanye gukiranuka, ariko humura, Imana ihagurukije impano zari muri wowe kuko ari bwo buzima bwawe. Imana ihagurukije imbuto zari zaraguye kuri wowe kuko ari bwo buzima bwawe. Bamwe bashakiraga mu by'isi, abandi bagashakira mu bya none, abandi bagashakira mu bishasha. Hari za global zakingutse, hari ibindi birimo kuza, hari imishinga irimo kwaduka, inzaduka zo ni nyinshi cyane. Haleluya. Nuko ibyo byose tubiteyemo amaso, nuko za mpano zigirute ziragwa. Zimaze kugwa, buri ukabona intwari bayirashe akaguru, yakongera kugendesha iki? Yakongera kugendesha iki? Iragwa. Yiguye rero buriya igihugu cyayo kiba kigize ute? Nacyo kiba kiguye. Haleluya. Haba hakenewe amaboko yagira gute yayibyutsa. Impano zaguye, ubwo se urumva imbuto aricyo zisigaye zihagaze, nazo zaguye. Haleluya. Abantu baririmbaga baragwa, impano z'uburirimbyi zigirute ziragwa. Zimaze kugwa na za mbuto ziragwa. Haleluya. Barimo gusenga ariko baguye, bari gucuruza ariko bagize ute? Baguye. Bari guhinga ariko baguye, bari kwiga ariko baguye, bari kubika amafaranga ariko bagize ute? Baguye. Haleluya. Muririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo hembura umurimo wawe Mana, hembura umurimo wawe Mana. Nubwo iyi si iri kudukurura cyane, nubwo ubucuruzi buri gutera imbere, abarimyi bakaba bari gutera imbere, abaririmba ibyamamare bikaba biri kwamamara, ariko hembura umurimo wawe Mana. Nubwo iyi si iri kudukurura cyane, aha hanze hari ibishukano byinshi, hari ibigusha byinshi, abanyamasengesho baguye. Haleluya. Imbuto nazo zigirute ziragwa, nyine ziragwa. Barakubwira ngo iyo umuntu apfuye abapfuye nyine, kandi bashyingura umuntu ntibashyingura izina. Ukabona murokore wabivuyemo ngo tujye kunywera kuri ka kabari ka murokore, habonetseho akabari k'abarokore yemwe. Nyine umuntu yaraguye, muri kumva, aragwa pe, ariko izina rirasigara. Haleluya. Hari abahanuzi ibihumbi bari guhanurira mu izina, ariko imbuto zo kwera ntazo, imbuto zo gukiranuka ntazo. Ngira ngo kuri uyu munsi wa 15, genda ubwire ubwoko bwanjye, ubabwire ijambo ryururutse imitima, ubakomeze amaboko nanone, ubabwire ngo za mpano zari muri bo zaguye, na za mbuto ndabibyukije. Haleluya. Ngize gute yemwe? Ndabibyukije. Abantu bari babuze imigisha kubera ko imbuto zari muri bo zaraguye, impano zari muri bo zaraguye. Imana igize ute yemwe? Irabibyukije. Ingo zari zisenyutse kubera impano zaguye, imbuto zaraguye. Imana yagize ute yemwe? Yazibyukije. Haleluya. Akira kongera kwakira imigisha yawe ya kera, akira kongera kwakira imbuto zawe wari utandukanye nazo, akira kongera kubana n'impano zawe z'umwimerere, akira isezerano rishya kuri uyu munsi wa 15. Ni umunsi wa 333 kugira ngo uyu mwaka tuwuheze. Imana yambwiye ngo ihagurukije impano n'imbuto byari muri wowe kugira ngo, haleluya, aho kugira iguhombe wowe iraguhombya, ariko nta n'ikiguhombya kuko nta n'icyo ufite.
ahubwo n'ubuntu ikigize gute ikugiriye. Haleluya. Sinzasubira inyuma, sinzasubira inyuma, hari yabarozi inyuma, hari yababeshye inyuma, hari yabasenze sinzasubira inyuma. Haleluya. Kuko nta cyiza nahabonye abantu bakubitana ibipfunsi, mabona abantu baterana inkokora, izi bazita za shotukane. Nahabonye abantu birirwa bikasa, abandi bigira amajeya. Kubaha Imana byagiye hehe? Byagiye kure yabo. Nuko baragwa, n'imbuto zigira ute yemwe ziragwa. Imana itugirire neza cyane. Muhumure, Imana yabyukije impano zikomeye muri twe, kandi mukomere. Imana yahagurukije umuhamagaro udasanzwe hagati muri twe. Ibi ni ibihe byo gusubizwamo imbaraga n'Imana. Ntabwo Imana yatubabaza umwaka wose ngo urangire tubabaye. Ntabwo Imana yaturiza umwaka wose ngo urangire turira. Haleluya. Nubwo wabonaga hari ibiri gucika, humura, Yesu aje kubidoda. Yesu aje kubidoda, agiye kugira ukuntu abirema. Niba arashyiramo ikiremo, niba hari ukuntu arabigenza, ntumbaze uko abigenza, ariko agiye kubidoda mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Gahunda ni sinzasubira hehe yemwe inyuma. Muri bari ababeshyi, muri bari abapfumu, muri bari abarangi, muri bari ababeshyi, muri bari abasinzi, muri bari abacuraguzi, muri bari ariko Mana, sinzasubira inyuma. Haleluya. Sinzasubira inyuma, sinzasubira inyuma, sinzasubira inyuma. Inyuma ntabwo ari heza bene data, inyuma ni habi. Haleluya. Inyuma ariko Mana yimusanze wati njyewe narayibonye. Nabonye Imana itabara, mbona Imana igira neza. Imana yankuye mu bushambagara za Kabaya, inkubita muri etaje. Uyu munsi ndaryama nkasinzira, iyo ukwezi gushize ntawe unyaka iki ikode. Icyo ni gitangaza. Icyo si gitangaza yemwe. Uzi ukwezi kugashira bamwita narongo hano Uganda, mu ndimi z'amahanga bamwita lenti, naho hano iwacu twe tukamwita nyiribyondo. Buri wese agira uko amuvuga, uko abyumva n'uko abyemera. Ati nta nubwo atinya gukomanga, abizi kurwayi. Yesu nashimwe cyane. Umunsi umwe mureke mbabwire, nari meze nabi pe. Mu nzu ntacyo kurya, mu nzu nta hepfo, mu nzu nta na ruguru. Igihe cyo kwishyura inzu cyageze, umuzamu nawe wa hano igihe cyageze. Noneho arangije we, iyo harenzeho umunsi umwe gusa, mbese iryo joro rikeye, wita ahamagara. Bimeze ute mbe pasite? Bimeze gute? Wavuga ngo iki? Igisubizo ni kamata amafaranga gusa. Ibyanze sinzi byabaye, amatonda ngingo ntazi, ibyo ntago bimureba. Igisubizo ni kimwe gusa. Haleluya. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo mu gihe cyo gusenga ntibajye bazana amagambo wumve. Niba ari mu gihe cy'amafaranga muvuga amafaranga, niba ari mu gihe cyo kuramya muramye, niba ari mu gihe cyo gusurana musurane, niba ari mu gihe cyo gufasha fasha, niba ari mu gihe cyo kwiyiriza iyiriza ubusa. Wijya kote droite gauche aho amba Umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacagera ahantu kure cyane, atambuka n'inyenyeri, arenga n'ibizima, agera ku baserafi, akarenga n'abakorobi, akagera ku Mana bwite.
ngo yarangiza agakomanga nk'urugi. Haleluya. kandi ngo ashaka kuvugana n'iki yemwe n'Imana. Umumama bita Hana ngo Imana imaze kumuhereza Samweli amushyize ku mugongo. Haleluya. Nuko ngo atambuka ajya amubwira ati mwana wanjye humura, naho ubu ngubu napfa nanjye nahetse nk'abandi babyeyi. Arangije ngo asange umutambyi. Haleluya. Arangije ngo agire ute? Asange umutambyi. Samugezeho aramubwira, mbese amubwira we nk'umuntu bari basanzwe baziranye. Uri kunyumva? Amubwira nk'umuntu basanzwe bagize ute? Ati none se weho uri uwuhe? Ni njyewe wa wundi. Haleluya. Ni njyewe wa wundi wa mumama. Haleluya. Wajya guhagarara impande zawe. Ndi gusaba iki yemwe? Ndi gusaba umwana. Kandi umwana naramubonye. Icyo nasabye Imana nicyo yampaye. Haleluya. Icyo nasabye iki? Icyo nasabye Imana nicyo yampaye. Imana isohora akajagari k'abadayimoni. Imana isohora ibitukura mu buzima bwawe. N'ibyishushanyo bitukura murabizi, ni ibintu biza bishashagirana nka zahabu, ukagira ngo ibyo bintu bifite mwami Yesu, kandi nta mwami Yesu bifite. Imana ibitumure mu izina rya Yesu. Kandi yabikoze kuko yambwiye ngo ihagurukije impano n'imbuto byacu byari byaraguye. Abantu mwongere mwuzure umwuka wera. Abantu mwongere mwuzure urukundo. Abantu mwongere mwuzure imbabazi. Abantu mwongere mwuzure ubusabane. Abantu mwongere mwuzure ubwitange. Abantu mwongere mwuzure gukungahara. Sinzasubira inyuma. Sinzasubira. Oya, inyuma yo ntago nzasubirayo ngewe. Oya, ntago nzasubirayo. Inyuma sha, inyuma hari y'abantu bagushyira mu cyizere, barangiza bakakumanika mu kabati ati humura. Igihe nk'iki kuri uyu munsi, kuri iyi tariki nzabigenza gutya. Abantu ariko urabazi. Akubonere mu gihe washonje. Mana we abashonje, ariko Imana itabara abashonje. Abashonje babeshwa byinshi Mana yanjye. Abashonje babeshwa byinshi, Imana itabara abashonje. Henga kubone ushonje ati de kabureka, ejo nzakohereza utwo kurya. Ayiwe, ejo hakabejo, maze umuntu yabakuremye agatima nkaguki nzarihitishira. Kuko ubati wanzara we nushaka undye, ariko ejo nziko nzagutsinda runaka zamutwo kurya. Haleluya. Henga maze ejo Satani aza kumwaze yo ugatangira ukajya urigata iminwa kugira ngo urebe ko umwera gwava ku munwa, kuko ntacyo gwabonye. Imana itugirire neza cyane. Hatagira umenya ko waburaye ukaba wabwiriwe. Abantu bagusuhuza ngo muraho, ati turaho. Ibintu ni sawa. Abanyarwanda bagira umuco mubi, rero nicyo mpfa n'Abanyarwanda. Uzi ko ibintu bitameze sawa ngo yingo ni sawa, kandi sha wenda kugwa. Noneho nje hari igihe njya nsonza, abantu bambona nyine niyinda bakagira ngo harimo ibiryo kandi ndashonje, ubwo nenda gupfa. Bakagira ngo harimo ibiryo kandi namara yibereye mu mwabana. Murumva ibibazo. Imana ihindura ubuzima bwawe. Imana ikokore amaboko ya Satani n'ingabo ze. Imana ihanagura indyarya mu nzira no mu cyerekezo ucamo. Imana isohora abantu bakubeshya. Imana yirukana inshuti mbi mu buzima bwawe. Imana, haleluya, iguhagurukiriza umuntu, haleluya, w'ingirakamaro. Umuntu wumva umubabaro wawe, umuntu wumva uburibwe bwawe, umuntu wumva agahinda kawe, umuntu wumva inanirwa ryawe, umuntu, haleluya, umuntu uha agaciro umusonga urimo kugusonga. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Ayiwe ngo mperutse kubona Imana
yongere igaruke. Hoya mberutse kubona Imana mu minsi yashije, na n'uyu munsi ndi kuyinginga ngo yongere igire ute? Igaruke. Haleluya. Buriya hari igihe wabonye Imana utabonye abantu. Inshuti zose zagize gutya ati au revoir, bye bye, urabeho urabeho. Mu Kirundi bajya bavuga ngo wirambire, weho wimenye. Haleluya. Ugire gute? Wimenye, wibereho. Mbese bayi twe turagiye, twe n'amaboko yacu turagiye, twe n'imigisha yacu turagiye. Haleluya. Buriya ukazabona icyo gihe cyashe, papa yagiye ku ruhande, mama yagiye ku ruhande, abavukanyi bagiye ku ruhande, ba anko bagiye ku ruhande, ba anti bagiye ku ruhande, ba shangazi bagiye ku ruhande, n'abandi bose waruzi nk'ibyishingikirizo bagiye ku ruhande. Icyo gihe uzamenye ko ari bwo Imana igiye gute? Igiye gukora. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe nigeze ngira umunsi mukuru, uwo munsi mukuru nkugira ngewe nta mafaranga nari mfite, urumva? Ndasenga. Icyo gihe nari nasenganye n'abantu bagera nko muri 30 na bangahe. Barambwira ati umwe abagiye mu mwuka, Imana Umugisha abahanuza. Buriya hari abantu bazi kugenda ku rusinga neza. Haleluya. Akaba ruriho neza. Arangije ati twabibonye, ufite ibirori ariko na A na X ntayo. Abandi atari ko buriya nta bantu bafite umuhamagaro ngo tumushyigikire we. Ubu ahangaha twakiburamo 200,000 ngo tumushyigikire, uw'icumi, wa 20, wa 5, wa 3. Ubwo gahunda dutegereje ryari? Kuri wa musi kugera. Abandi nabati yo ntawe utagushyigikira rwose, tukuri inyuma. Aho nkati nzagushakira nk'ijana, abandi ati 200 sinayabura, nkuri inyuma mu birori byawe. Umva nkubwire, wa musi ugeze. Wa musi ugize gute? Ugeze. Ba bantu bose nabuze aho barigitiye. Wanyumvishije? Ba bantu bose nabuze aho bagize ute? Barigitiye. Ari ba bandi twasenganye mbura numwe, ari ba bandi twavuganaga mbura numwe, ari ba bandi bitanze mbura numwe, ariko mbona Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Mbona Yesu sinzabyibagirwa. Umuntu yarambwiye ngo genda, haleluya, genda hari ibunyana karahandangira, hari akantu nkoherereje n'agafanta kawe ugasome. Nsanga hari kamvirope kari mwaya 200. Haburaga iminsi 4 kugira ngo ikirori kigire gute? Kibe. Mba nkuye mwaya agakoti, mba nkuye mwayo kurya, mba nishyuye inzu. Ndangije ndavuga ngo shimwa Mana. Haleluya. Ndangije ndicecekera. Ndagira ngo nkubwire mwene data, mu buzima bwawe bwa buri munsi ujye wizera Imana kandi aba ariyo wiringira gusa. Yesu yaravuze ngo uwizera umwana w'umuntu agire gute? Avumwe. None wewe umwiringira nkande? Ngo iyo umuntu atarabeshwa, haleluya, aba ataramenya no gufata icyemezo. Iyo umuntu ataragira ute? Iyo umuntu ataragira ute? Urabona umuntu akakubeshya mu gitondo, nimugoroba hagera akakubeshya, ejo hagera akakubeshya, n'ejo bundi haza akakubeshya. Kubera iki? Ni umuntu. Haleluya. Amen. Nabuze abantu mbona Imana. Amen. Igihe cy'Imana yo kigeze ntago bisaba akamenyero. Muranyumva? Igihe cy'Imana yo kigeze ntago bisaba ko tuziranye. Imana ishobora guhagurutsa
ubu se Eliya yariye ku nyama n'umutsima, yari azi aho biturutse? Yari azi uwazokeje izo nyama? Yari azi uwatetse uwo mutsima? Niba zari zinatetse ntago mbizi. Bibiliya ivuga ko igikona cyamuzaniye inyama kikamuzanira iki? Umutsima. Ibindi rero ntubimbaze, niba wari wokeje, niba wari utetse, ntago mbizi aho byavuye, ntago mbizi. Ijambo icyo ryavuze nuko ryavuze ngo Eliya arya, haleluya, numara kurya inyama n'uwo mutsima umanuke ku kagezi usome kuki? Ku mazi, kuko ako kagezi kenda gukama vuba, maze ukomeze iki? Urugendo, haleluya. Eliya amaze kunanirwa, yabonye ibimwongerera intege mu rugendo, yabonye ibimwongerera intege, iye harakomeza aragenda, iye ngo arakomeza aragenda, iye ngo arakomeza aragenda, arakomeza aragenda. Imana ikoherereza ibikuzahura nawe mu buzahare bwawe. Imana ikoherereza ibikongerera imbaraga mu rugendo rwawe. Imana ikoherereza ibigukomeza mu irinanirwa ryawe. Haleluya. Ndi kumva umwuka w'Imana ambwira ngo mbabwire ngo dore ifirimbi yanyu iravuze. Kera tukiga muri primaire, haleluya, hari ifirimbi ya mbere yajyaga ivuga yitwa iya saa yine. Ibaze wagiye ku ishuri, inzara iri kukurya. Mu cyaro murabizi ko nta gikoma twazindukiragaho, ntago ari nk'ibi byo mu mujyi. N'uru Rwanda rwa none Kagame yahise ashyirira abana ibyo kurya hehe ku mashuri, bakanywa igikoma bakarya. Kera ntago byabagaho, warazindukaga ugashayika amakaye ukajya hehe? Ku ishuri. Ifirimbi yavuga saa yine mukajya gukina. Noneho ubundi wagaruka ukajya uracungana ku ifirimbi ya kabiri iragira ute? Iravuga. Ifirimbi ya kabiri yaravugaga, naho mwarimu yabaga yashyize note ku kibaho, warazimusigiraga, ubundi ugafata amakayi, imbaraga zikwirukanza ati pa, fire ya mbere ni mu rugo. Yesu nashimwe cyane. Ngiye rero nabaga wa mbere kugera hehe? Mu rugo. Kandi dufite ikipe y'abana 4 kandi twese tunitwa amazina amwe. Yesu nashimwe cyane. Rero ndagira mvuge ngo hari igihe ujya mu gihe, ariko hari Imana igushakamo ejo. Imana ikakunyuza mu gihe kugira ngo uzabone icyo uzabwira abandi ejo hazaza. Hari igihe Imana ikunyuza ku ntebe, uri kunyumva, yarangiza ikakugira nk'umwambaro. Umwambaro urawuzi? Umwambaro yo wanduye barawuparika, urumva? Ubundi bakajya guhiga ibintu bingahe? 2. Amazi n'isabuni. Haleluya. Amazi niki? N'isabuni. Iyo umumesha amaze kubibona, haleluya, ubundi ategura umubyizi. Ategura iki? Yarangiza akashyira mu mazi, akazana ya sabuni ye. Henga ngo avugute, aravuguta paka icyo rigize gute? Rivuyemo. Uzi ngo arekereraga aho ngaho si? Ajyaga kongera kunyuguza ngo anakontrole neza ko nta makosa yasigaye muri wa mwambaro. Hagira agatashi kabona yongera kugira ute? Asubiza mu isabuni. Akongera akagira ute? Akavuguta. Yabona ukeye akongera kunyuguza, yabona ari sawa akagira nka gutya agakungumura. Yarangiza agashyira hariya ahantu haboneka ku zuba, ku mugaragaro, akanika. Ubundi amazi akakamuka buhoro 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 buhoro, nta ubihata ngo byume vuba. Murimo kumva biterwa nuko izuba ryagize ute? Ryavuye. Ubundi byamara kumuka neza, nyiri imyambaro akajyana hehe? Mu nzu. Ubundi agatera ipasi,
yamara kurambura neza akagenda akamanika hara ku musumari, niba nta portemanto afite, ari nta na garde-robe agize ute afite, hari n'ibindi bintu abakire bagira, nanjye ntago mbizi kuko ntago ndahakira, ubwo ninkira nzabimenya. Sibyo si tujye tuvuga ibintu twere kubeshya cyangwa ngo twirariye. Ese uriya mwenda ugereranywa nande? Ugereranywa n'igihe umuntu yakoze icyaha. Muranyumva? Cya cyaha Imana ibimushaka ngo agaragare yera. Aleluya. Iyo adashoboye kukihana rero ngo akivemo, Imana imucisha hehe? Imana imucisha muri depo kwanza, akamanza akajya guturana n'ibindi byaha, kuko guriya mwenda yo gwanduye ntago bahita bafata umubyiza ako kanya, bawushyira hamwe n'iyindi yanduye. Ibamara kuwushyira hamwe n'iyindi yanduye, iyo imaze kugwira, aleluya, iyo imaze kugira ute, niho bayijyana hehe? Kumumeshi. Niho bayijyana kumumeshi, kuko bajyanye umwambaro umwe wabahenda. Iyo ugiye guhanaguza ikoti rimwe baguca 5, ariko iyo ujyanye nk'amakoti 10 wabahana 25 cyangwa 30 bakagira ute? Bakemera. Urumva bidahendutse se? Niyo mpamvu rero Imana, haleluya, iyo ikuburiye ntiwumve, iramanza ikakureka muri ako gacerere, irakurekera muri ubwo butayu, ukamanza ugaturamo, ukareba bagenzi bawe, ukareba musangiye kwizera, ukareba musangiye ibibazo. Ubwo ni ya myenda rero, niba ari ipantaro ituranye n'ishati, ituranye n'isengeri, ituranye n'ikabutura, ituranye n'igitenge, ituranye n'ikanzu, kuko byose bigize gute? Biranduye. Muranyumva? Noneho igihe cyagera, haleluya, Imana ikabivana ikabizanira umumeshi. Hari igihe imyenda bamanza bakanayitumbika ntibayimese uwo munsi, kamanzi karara mu mazi, kuko ariko bigize gute? Byategetswe. Hari abantu baheze mu butayu kubera ko isaha itaragera ngo bashyikirizwe iki? Umumeshi. Hari abantu bashyikirijwe umumeshi batari bava ku mumeshi ngo bagere mu mazi. Haleluya. Yamara ngo avuga ute? Haleluya. Ubwo byaha biri kugira gute? Ni nka wa mukristo wageze hehe? Mu rusengero. Haleluya. Iyo mukristo ageze mu rusengero, muri kunyumva neza cyane, atangira kwihana, akabanga kamwe kakavaho, ububeshyi bukavaho, ubwibone bukavaho, ubusinzi bukavaho. Wajya kumureba maze nk'amezi 6 ugasanga yabaye umuriro. Noneho numubone ngo ari kuririmba, ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza umutima, yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Ubu se umuririmbyi uzi kuririmba ngo yaranyishyuriye, wamubeshya iki? Wamubaza iki? Uramurega iki? Ko Yesu yamaze kumwishyurira. Uramushinja iki? Ariko Mana yaramaze kwisobanukirwa. Ubu swagize ngo Kristo yamaze kwisobanukirwa. Urwo rugamba yanyuzemo, yarangiza akirirwa hara ku musozi bamwanitse, isi yose ikamubona. Isoni, urumva? Ari amazi regava mu mwenda n'isoni. N'isoni z'ico wari ufite. Rero izo soni z'ibyaha yo zirangiye, baragira ngo iki yivuyeho, batambona yivuyeho. Cyagihe umaze kwemera, umaze kugira ute? Umaze kwemera, uvuga ati mbo ngewe niba ndi umubeshyi narabyemeje ndiwe, niba ndi fulani uyu namaze kugira gute? Kubyemera. Haleluya. Uyu ndi Uwiteka namwemere
yambereye kuba inzira n'ubugingo bwanjye, niwe murengezi wanjye, niwe gisubizo cyanjye. Nimpfa nzapfa mvuga Yesu, nindarira nzararira mvuga Yesu, ninambara ubusa nzabwambara mvuga Yesu, ninambara nzambara mvuga Yesu. Tuzakodesha tuvuga Yesu, twubaka amazu tuvuga Yesu, naho tutayagira tumuvuge, twambara ubusa tumuvuga, twambare tumuvuga, imiryango itwanga tumuvuga, yitugarukire tumuvuga, tubane nabo tumuvuga, igihe cyose tugira gute tumuvuga. Uzi ngo umuntu ufite icyemezo kimeze gutyo mwavugana iki? Mwavugana iki? Ari umuhanuzi umwe yaherutse kumpamagara ariko ntabwo azi, arambwira ati ye aturabizi, ati burya ati Imana yari yantegetse ngusengera, musengere ati none nabonye ibibazo n'amagorwa urimo kugira bivemo no gushaka 100,000 hanyuma nkagusengera. Nambwira ati yo 100,000 ati nose ko ntabyo mfite wa muntu we, nose weho ibyo 100,000 urabimaze iki? Ngo ni igitambo. Ni igitambo? Uragitambira hehe se? Ngo ni igitambo. Nabwira ati umutima, ndamubwira rero ko Yesu yanyishyuriye, hari icyo yasize atishyuye. Niko ko Yesu yagiye yishyuye ku musaraba, yaravuze ngo byose bigize ute birarangiye. None hari icyo yasigaye, hari ideni ryanjye ryasigaye atanyishyuriye, njye kubwira data mu8 yenda turyishyure, njyewe nta mafaranga mfite. Yarantutse yarantutse, ibintu yanutse ntago nabisubiramo. Yesu nashimwe cyane. Mujye mureka tuba abasomyi, mujye mureka tubiki tuba abasomyi. Satani nawe yarageragejwe mu butayu, amaze kugeragezwa Satani aramubwira ngo ariko kuri umwana w'Imana, ko mbizi ko wabisha. Yesu aramubwira ngo haranditswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa kandi k'Imana. Aleluya. Ntiyararijyanye n'amaji ibyo bitambo mu bitambira he? Mu bitambira he ibyo bitambo by'100? Mu bitambira he? Uzi amafaranga 100,000 wayaguha udafite Satani yakora akazi gakomeye cyane, wagaburiramo imiryango myinshi, wakemuramo ibibazo byinshi mu mafaranga ngahe 100,000. None undi we ngwagiye kuntambira igitambo. Ubu se mu ndangira umutambyi watamba kurusha icyo Yesu yatambye? Arahari? Nagezeho mfata telefone ndamwandikira, ndamubwira ngo mwene data nkwifurije gukira no gukizwa mu izina rya Yesu.